umunsi w'amavuko yanjye. Nishimiye ko nk'abana bo muri Kigali Children's Center uyu munsi dusangira cake kandi tugasangira na ji ku munsi w'amavuko. Ninde indirimbo baririmbira umuntu ku munsi w'amavuko murayizi? Muri rurimi Icyongereza. Okay, mu kanya gatoya mugiye guhaguruka mwese mu ndirimbire indirimbo ndimo nkata cake kugira ngo tuyisangire. Sibyo? Ninde iwabo bajya gukorera anniversaire? Ninde iwabo bajya gukorera anniversaire ahangaha? Ninde iwabo bajya gukorera umunsi mukuru w'amavuko? Ninde bajya gukorera? Nta n'umwe uranga bajya gukorera umunsi mukuru w'amavuko. Turagira ngo rero kubera ko muri abana bacu turashaza tubakorera umunsi mukuru w'amavuko. Itariki wavutseho ugenda uyihemwa umuyobozi wanyu Gustave ayandike niyo azajya haba buri byumweru bibiri kugira ngo uwo munsi ugere uzajye umubwira ambwire dukore keke tugukorere umunsi mukuru w'amavuko. Ntabwo mu nkome y'amashyi umuntu agira iminsi ikomeye nk'itatu. Umunsi wavukiyeho ni umunsi ukomeye cyane. Noneho iyo uvuye kuri uwo munsi habaho n'umunsi wo gushyingirwa ariko hakabaho n'umunsi wo gupfa kubera ko iyo upfuye Uwiteka yagukumbuye ugahita akujyana mu ijuru. Murabyumva? Halo? Murabyumva? Rero tubemereye yuko uko murangamumbuye ko nta n'umwe ugikorerwa umunsi mukuru w'amavuko. Turifuza yuko mwandika itariki mugende mubwire Gustave yandika itariki mwavukiyeho nizagera mujye mumubwira mbere y'ibyumweru bibiri tubategurira umunsi mukuru w'amavuko tuzanga turye tunywe tubyine. Sibyo? Ni bande babyishimiye bakoma amashyi. Ngiye kubasomera Bible story cyangwa se inkuru yo muri Bibiliya. Ariko murangaba muraziranye wenda sibyo nk'abangaba bashyashya twazanye abandi n'abana bacu tubana muri Kigali Children's Center turaziranye. Ariko reka dusabe guhera hariya avuga izina rye yicara nawe uvuga izina ryawe wicare nawe uvuga izina ryawe wicare ko mwe muri bashyashya abandi bo turasanga mwe tumaranye imyaka igera hafi muri 2 tubana buri wa gatandatu ahangaha. Uyu ni umunsi wa Kigali Children's Center nk'umuyobozi wabo nagize birthday imyaka yabaye 40. Imyaka myinshi cyane Imana ikindinze nkiri muzima. Nawe tuzajya tugukorera birthday irinde ugeze mu myaka y'ubukure yayo duva mu rashaje sinkibishaka ariko tuzayigukorera kugeza igihe tubasezeranyije tudashidikanya. Imana izadufasha ko ku munsi w'amavuko tuzanga tubakorera umunsi mukuru kandi Imana izabidufashamo. Ugiye kwanga kutwibwire vuga cyane mukomera amashyi Mutamba wowe umuryango Emmanuel. Okay, mukomera amashyi. Mukomera amashyi Mutoni wa Gabriela. Okay, rero tugiye gusoma story cyangwa se inkuru imwe iri muri Bibiliya. Mwambaye agapfukamunwa neza? Buri muntu yambaye agapfukamunwa neza kugira ngo twirinde. Ngo ivuka rya Yesu yo muri bitabo cya Luka ibice 2:1 kugeza kwa 7. Muri icyo gihe umwami w'i Roma witwaga Augusto ategeka ko haba ibarura ry'abaturage bo mu bihugu byose byategekwaga n'Abanyaroma. Nuko abantu bose bajya kwiyandikisha buri wese mu mujyi w'iwabo. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti mu ntara ya Galilaya agana mu ntara y'Yudaya ajya mu mujyi w'i Betelehemu aho umwami Dawidi yavukiye kuko yari uwo mu nzu no mu muryango wa Dawidi. Yosefu
ajya kwiyandikisha ari kumwe na Mariya umugeni yasabye wari utwite. Niyo mwazumviye nkuru, uwo ni Yosefu. Habaye ibarura, Yosefu nawe ajyana umudamu witwa Mariya bajya kwiyandikisha cyangwa se kwibaruza. Bakiri i Betelehemu araramukwa. Kuramukwa murakuzi? Ninde uzi kuramukwa? Ni iki? Ninde wundi waba ubizi? Arashidikanya. Noneho bakiri i Betelehemu araramukwa, agira ibise. Kuramukwa no kugira ibise. Araramukwa abyara umuhungu we w'imfura, amufubika utwenda tw'impinja, amuryamisha mu muvure kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Yesu Kristo yavukiye mu bukene, kubera ko nyina Mariya mubyara. Bibiliya iratubwiye ngo bakiri i Betelehemu araramukwa abyara umuhungu we w'imfura, amufubika utwenda tw'impinja, amuryamisha mu muvure wundi inka ziriramo. Umuvure murabuzi? Kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Mbese nta mwanya bari bafite kwa muganga, bari abakene. Noneho babura aho bamuryamisha mu muvure handi bagaburira inka. Umva rero ukuntu byagenze nyuma, ngo abashumba bamenyeshwa inkuru nziza. Yesu yavutse. Mariya, Yosefu n'umwana bari i Betelehemu. Abashumba b'abandi baragira inka, bumva inkuru yuko hari ikintu cyabaye, cyuko Yesu yavutse. Mariya na Yosefu babyaye umwana. Muri ako karere hari abashumba barariraga intama zabo ku gasozi. Abantu Yesu yavukiye mu bukene, mu muvure ku gasozi, kandi ibitaro byari biriho, hospital akomeye yari ahari, ariko Yesu Kristo avukira mu bukene ku gasozi, hahandi bakimara kabyara bakambika utuntu tw'utwenda, baragenda bakaryamisha mu muvure, hahandi inka zirira cyangwa intama zirira kugira ngo gashyuhe. Muri ako karere hari abashumba barariraga intama zabo ku gasozi. Umumarayika wa Nyagasani arababonekera, ikuzo rirabagirana rya Nyagasani rirabagota, maze bagira ubwoba bwinshi. Uwo marayika niko kubabwira ati, mwitinya, dore mbazaniye inkuru nziza izashimisha cyane abantu bose. Uyu munsi mu mujyi wa Dawidi havukiye umukiza wanyu, ari we Kristo Nyagasani. Dore icyiza kumubabwira, muri busange uruhinja rufubitse utwenda turyamye mu muvure. Tekereza ni ukuri, Yesu yari umwami, yari Imana, yari umuntu ukomeye cyane, ariko agiye kuvuka avukira ku gasozi. Kuko ngo bagiye kwa muganga basanga huzuye, aragenda avukira ku gasozi. Bakimara kukabyara ako kana, baragenda bagashyira mu muvure, bakarenzaho ngira utwenda. Noneho babwira abashumba ngo ikintu kiri babwire ko Yesu yavutse, muraza kumusanga mu muvure hahandi inka zirira. Dore ikiza kubabwira, muri busange uruhinja rufubitse utwenda ruryanya mu muvure. Ako kanya hatunguka umutwe w'ingabo nyinshi zo mu ijuru, zisanga uwo marayika, zisingiza Imana ziti, mu ijuru Imana nisingizwe, no mu isi abantu yishimira bagire amahoro. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba barabwirana bati, nimureke tujye i Betelehemu turebe ibyabaye, ibyo Nyagasani atumenyesheje. Bagenda bihuta, basangayo Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu muvure. Babonye uwo mwana, batekerereza abantu ibyo bamubwiweho. Ababyumvishe bose batangazwa cyane n'ibyo abo bashumba bababwiraga. Mariya we abika ibyo byose ku mutima, agahora abizirikana. Nyuma abashumba basubirayo, bagenda basingiza Imana,
bayihimbaza kubera izo bumvishe n'ibyo babonye byose, kuko babisanze uko bari babibwiwe. Mukomere Imana amashyi. Elize mukomere Imana amashyi. Elize mukomere Imana amashyi. Yesu Kristo ninde wari wamwumva ngo ninde wagira ikintu atubwira kuri Yesu? Yemwe wa ninde wagira ikintu atubwira kuri Yesu? Nubwo bari mumwumvishe Yande bazi Yesu ashirutokeje. Abazi Yesu ni bande? Bashirutokeje. Ntabwo muzi Yesu, nduzi Yesu. So Yesu ramuzi. Yesu ramuzi. Yesu ramuzi. Yesu rero ari we Mana, ari we Mukiza, yavutse kwa Mariya na Yosefu muri gahunda z'Imana, ariko avukira mu bukene. Avuka kandi amavuriro yari ariho, ariko Imana yemera yuko avukira mu bukene. Noneho barangije bamushyira no mu muvure kugira ngo agire ubushyushye. Bamaze kumushyira mu muvure, ngo marayika w'Imana araza abonekera abashumba baragiye inka. Arababwira ngo abashumba mwe rero muri kano gace ahantu muragiye inka hari igitangaza cyahabaye, kubera ko Yesu yahavukiye. N'ikimenyimenyi muraza kuza kumubona, ako kana murakabona kari mu muvure. Ako kana kari mu muvure niho kavukiye. Noneho ngo babashumba ko baragenda basanga akana kari mu muvure. Rero niba muri mu bukene wenda ugasanga niwanyu kurya ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari uko Yesu atagukunda, ahubwo aragukunda, sibyo? Nubwo wenda batajya gukorera aniveriseri, batajya bizihiza umunsi wawe w'amavuko, tukaba tugiye kuzajya tuwizihiza uko uwo munsi wageze. Yesu Kristo aracyagukunda kuko nawe ubukene arabuzi, yabuvukiyemo arabuzi. So rero mureke dusenge. Nitumara gusenga tugiye kurya, tugiye gukata uyu mugati. Nitumara kuwukata turarya, nitumara kurya turanywa turahaga. Kandi nawe umwaka utaha guhera muri uyu mwaka, umwana ufite aniveriseri akaba afite igihe yavukiye, akaba azi atari ugenda ubaza ababyeyi bawe ngo wambyaye ryari, ugenda ubaza igihe yakubyariye, noneho ubyandike kubera ko bizana ubuzima umuyobozi wanyu azansanga muri ofisi abimbwire, tuzajya tumukorera umunsi mukuru. Murabyishimiye? Niba ndashaka kuzatubakorera umunsi mukuru hano, nawe mukomere Imana amashyi. Ubu rero tugiye gusenga. Gira gutya tugiye gusenga. Mana igira neza kandi Mana ishobora byose, tugushimiye ko wadukunze kandi tugushimiye ko utuzi. Tugushimiye ko nawe wavutse ukavukira mu bukene, ariko ntabwo wari ukennye, ariko kwari guca bugufi kugira ngo n'umukene azakwibonemo. Amavuriro yari akomeye kandi meza, ariko borona bagushyira mu muvure. Mana rero ahangaha hari abana batajya bakorwa aniveriseri, turakwinze Nyagasani Mana kugira ngo uzaduhe ubushobozi, uduhe n'imbaraga Nyagasani Mana zo kubakora aniveriseri. Icyo babikoresheje noneho utubwire n'ingamba zawe nyuma yo kubona ibikoresho, ukabona imyenda, ukabona amakayi, ukabona n'ibindi bikoresho bisabwa ku ishuri. Utubwire ingamba zawe nyuma yo kubibona. Ninde washobora kuduha n'ubuhamya? Ninde witeguye? Ntabwo kuduha ubuhamya. Nabandega mu wa kane kivu, nkaba nabona ibikoresho byo kwiga, nkaba bikeneye cyane. Mama yari yabuze amafaranga yo kugura amakayi n'amakaramu, Imana yampaye n'amakayi. Imana yamugisha Okay, mukomere amashyi. Okay, nawe undi? Uvuga cyane. Nitwa Nisubiza Valentina. Niga Sinyawani. Nigira hano bampaye amakayi. Icyo gihe nari nyakennye cyane, ntabwo nari ndayabona njya ku ishuri. Narayabonye, biramfasha cyane. Naciye Imana. Okay, mukomere amashyi. Nisubiza. Witwa nde? Nitwa Tishimire Kevin. Ngaho tubwire.
wiga mu kangahe? senior one. Senior one. Wabonye ibikoresho? Nabo nkikibona ibikoresho narabikoresheje ku ishuri kuko nibyo nari nkeneye. Nibyo wari ukeneye. Uracyafite icyo ukeneye ibindi? Kereka nitujya kwiga niho nzankeneye ibindi kuko uyu mwaka tutawize twimuke muri iri shuri. Ibyaha ntitwaguhaye warabikoresheje mu mashuri? Oya. Uracyabifite? Narabikoresheje mu masomo mbyandikamo birashira kubera ko ariyo masomo twiga ari menshi. Okay, mukomere amashyi. Ukuntu twagenze ku ishuri bwa mbere na mbere tuguhaye amakaye, twaguha ibikoresho by'ishuri wambaye n'imyenda myiza. Ugeze ku ishuri byagenze bite? Icyo yarambwiye ati Basika azarenza kuza mu ishuri nakubagane Basika azaza intanga n'imyenda n'amakayi amazaza babikinisha mu ishuri. Okay, mukomere amashyi byuka. Bari umuhanga. naje hano munsi wa gatandatu mu makayi nari nyakeneye cyane Na uniforme twaraziguhaye? Yego. nazo mwarazimpaye. Yego. Ni izihe ngamba ufite nyuma yo kubona ibikoresho kandi byose bihagije? Ufite izihe ngamba ushobora kujya ubaka ngahe mu ishuri? reka kuzaza mbaho wa kabiri cyangwa Mumukomere amashyi ashobora kuzaza wambere kubera ko ari ibikoresho mu ishuri cyangwa wa kabiri. Okay, yicaririze. Ishimwe Elize uwo munsi batanga amakayi njye nayo nagiye mu cyaro noneho tugeze mu rugo ari kuwa gatandatu ari nimugoroba umwana yitwa Dede Iradukunda Mugisha baratubwira ngo amakayi ku cyumweru ndaza mbaza uyu arambwira ngo ati ngo kuwa gatandatu mbese waraje ndamubwira ngo ati ngo ntabwo nayo naragiye mu cyaro noneho ndibwiye keca nza mu rugo iwanyu mpita numva amakayi ariko nanjye nari nyakeneye cyane. Urakeneye cyane? Waje mu rugo iwacu tuguha amakayi kubera ko abandi twatanze amakayi adahari. Ubu ngubu ufite izihe ngamba nyuma yo kubona ibikoresho, amakayi, iniforume n'ibindi bikoresho byose washakaga ku ishuri? Ufite izihe ngamba? Ubu wa kangahe? Iyo mbaye wa nyuma mvu wa munani Yego. cyangwa uwa cumi Ariko n'umuntu ushaka no kuzaba kangahe nibafungura? uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Mukomere. Ngiye gukata cake cyangwa se umutsima. Niraza gukata muraza kuza kuba mwindira imbere ya ndirimbo bano. Mwavuze ko muzi mu Cyongereza. Happy birthday. Murayizi? Mwese murayizi? Ngaho mwese muhaguruke ngiye gukata uno keke. Noneho muririmba munyegere gutya. Uyiza iririmba cyane. Muririmbe cyane mwambaye ubupfukamunwa. Ngaho rimwe kabiri gatatu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muririmbe cyane. Cyane cyane uririmba cyane. Happy birthday to you. Mu Kinyarwanda gira umunsi mwiza muri sempi bavutseho. Gira umunsi mwiza isabukuru nziza. Ntabwo mubizi, you guys will speak only English without speaking Kinyarwanda. Try. Muririmbe Kinyarwanda. Mugira umunsi mwiza w'itariki zeho. Mugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Aba n'abaririmba bajya na Nyagasani aradushyiramo akeke turya. N'ubu tugiye kurya kandi twabisengeye. Murakoze. 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 Murakoze.
bose muririmbe. Kino ni ndirimbo kimare. Ngaho mwicare musubire mu myanya mwicare ngiye kubazanira. Reka ntangirire ku ntabwo serivete ndiyo bwinshi. Ngiye gutangirira mwese mwakarabye? Okay. Ntangirire kuri uyu nguyu yashubije neza cyane. Kuko tugiye kurya rero ngane birabageraho. Nta ntuza nta serivete zibiri ziriyo zirahari. Nzajya mpereza kamwe. Zitaza kuba nkeya. Cedric, haleluya. Amen. Cedric mukomera amashyi kabisa arimo aravuga haleluya nziza. Rero tugomba kwizihiza umunsi w'amavuko. Utitaye ko wenda wavukiye mu bukene cyangwa ukavukira ahandi hantu hatameze neza, aho wavukira hose Yesu akigukunda kuko nawe arabizi yavukiye mu bukene, avukira mu nka, avukira mu kiraro. Uyu munsi rero tugiye gusangira keke ku munsi mukuru w'amavuko yanjye, imyaka ni 40. Niturangiza gusangira keke, ndaza kuza kubatembereza hariya, ndashaka kubereka inkoko, ndashaka kubereka amafi, ndashaka kubereka dendo, ndashaka kubereka amasamake, ndashaka kubereka inkwavu, ndashaka kubibereka. Ahangaha nabona haye inkwavu zarabyaye ntizirabyara, ntabwo zirabyara. Namwe nzabaha mugende mubanye mwubaka amazu, nimara kubaka inzu muzaze mumbwire ngo namaze kubaka inzu, ndashaka inkwavu, nzazibaha mugende mujye korora, sibyo? 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 Ninde uzishaka? Cedric uzishaka. Sokuru wanjye yigeze kumpa inkoko, urumva? Inkoko itera amagi 15, imaze gutera amagi 15 ibyara amasake 5 n'inkokokazi 10. Ibyo nibyandihiraga bikanangurira na uniform. Kuko nabaga mfite inkoko zavutse nyinshi, amasake nkayagurisha, inkokokazi nkazireka zigaturaga zikabyara, nabaga mfite inkoko nka 50. Ari sokuru wamaye inkoko imwe gusa yasinze, abe umwana wanjye mugurisha isekurume mugere mugurira imyenda, mukanda umwana wanjye mugurisha isekurume mugere mugurira imyenda, kandi n'inkoko ndayiguhaye. Isekurume barayigushangurira imyenda, inkoko ndayireka irakura ikizagiye ibyara, nawe ni nk'urukwavu. Ngomba kurufata neza kuko ruzakura rukorera ibyo uzashaka byose, sibyo? Mpagacira ubworozi kubera ko nzi ko ari ikintu cyiza. Nimugende mubwire wanyu babubakira amazu, mara kubakira amazu muzabwire mu mabure ko mwamaze kubaka inzu, nzaza mbahe ibyo muzamushaka korora, sibyo? Okay, murakoze cyane. Tugiye munkomeye amashyi. Tugiye gusangira cake ku munsi w'amavuko, n'abasezeranyije ngo ugende ubaze umubyeyi wagiye bakubyariye nikizakenda kugeraho buri byumweru 2, uzagenda ubwire mu mabure ko ushaka gukoresha umunsi mukuru, tuzanga tugure cake, tugure n'amaji, tunywe twishime ku munsi w'amavuko, sibyo? Sibyo? Niba batajya bakorera anniversaire, ngenda bemere kuzanyibakorera, sibyo? Ninde muzi indirimbo baririmba kuri anniversaire? Muyizi muri rurime? Vuga cyane,
ngaho iri mu kinyarwanda twumve. Okay, murayizi muri kinyarwanda cye? Murayizi? Ntago muyizi. Ntago muyizi. Urayizi? 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 Ntago uyizi. None mpaguruke ngiye kuyibigisha. Mukane mu kinyarwanda. Na kira cya mahombe. Tugiye kurima ngo happy birthday to you. Happy birthday. Gire umunsi mwiza w'amavuko. Niko bivugamo. Icyo ni Icyongereza, mu kinyarwanda baravuga ngo ugire umunsi mwiza w'amavuko. Mwabifashe mu mutwe? Mwabifashe mu mutwe? Sifa yafashe? Okay, ngaho turirimbana nawe gusa. Happy birthday. Ririmba. Ririmba cyane. Happy birthday. Ririmba cyane. Turirimba nawe, uririmba cyane. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Okay, tugiye kuririmba rero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mwakarabye mu ntoki mwese, amaseriveti yadushiranye. Ntabwo mwakarabye. Ndabona mwese. Ndabona usanga hasa nawe. Ugenda ukarabe. Noneho mugiye kunyegera hano. Mugiye kunyegera hano. Mugenda haremo. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Okay, arankosoye. Bavuga ngo turimo ngo happy birthday to you pastor. Ngo bigi baririmbishe. Muririmbe cyane. Okay, mwongere. Muririmbe bangata. Amashyi. Ciao utaririmba ntabwo ndi umuheka isi. Uririmba gake ndamwa gato. Mwongere. Uririmba cyane niwe ndi buhi kinini. Musubiremo. Cedric kutaririmba muririmbe. Umwana uranga udafite ibikoresho atarabonye ibikoresho igihe twabahaga ibikoresho. Noneho rero niba warabonye ibikoresho igihe twabibahaga ugiye guhaguruka utubwire ibikoresho wabonye kandi utubwire n'ingamba ufite. Reka duhere kuri Ivana. Ivana, haguruka utubwire niba warabonye ibikoresho kandi utubwire n'ingamba ufite mu ishuri ugiye gukoreraho muri kino gihe. Haguruka uvuga amazina yawe, uvuga ibikoresho wabonye. Vuga cyane. None ufite izihe ngamba mu ishuri? Ubu wakangahe? Ubu wa 14. None muri umushaka kuzaba wakangahe umwaka uzaza? Ubu nabo wa 4. Nabo wa 4. Uri muri umuzaba wa 4. Ivana mukomera amashyi y'abagwa 11 none mbashaka kuzajya wa 4. Twabahamagaye rero kubera bino bibazo bihari. Wowe wakangahe? Ntagize nibwo gitangira. Mukomera amashyi ashaka kuzaba wa mbere. Okay, ngaho nawe haguruka tubwire. Wabonye ibikoresho byose? Ngaho uvuga ibikoresho wabonye. Ni ibiki wabonye? Nabonye amakayi. Yego. Amakaramu. Okay. Nibwo yaragitangira. Okay, Cedric nawe mukomera amashyi ngo azaba wa mbere. Arimo numva azaba wa mbere. Yego. Wabonye ibikoresho byose? Ubago wakangahe? None urifuza kuzaba wakangahe? Urumwe ushaka mukomera amashyi ashaka kuzaba wa 3. Okay, nawe haguruka. Ngaho tubwire niba warabonye ibikoresho by'ishuri, imyenda, ukabona inkweto ntibaziguriye mu mabari ntazakuguriye. Inkweto razambaye, nawe baraza kuza kugurira inkweto. Ntabwo nshaka kuzoyagaruka hanga wambaye ibirenge. Wabonye amakayi? N'ibikoresho bindi? Ufite wiga amakangahe?
ngaho ivuga izina ryawe uvuge ko wabibonye uvuge n'ingamba ufite kandi uvuga cyane. Nitwa Kayitesi Josiane. Bwa mbere nabaye uwa gatatu. Bwa kabiri nshaka kuzaba none ufite ingamba zo kuzaba kangahe ubu? ingamba zo kuzaba uwa gatatu. Uwa gatatu. Okay, mukomera amashyi. Ntabwo ushaka kuba uwa mbere muri mwese. Okay, reka twumve haguruka. Ibikoresho warabibonye byose? Ufite ingamba zo ngaho twibwira. Ndashaka kubereka kera iterambere ritari ryaza twororaga inkoko igatera amagi, yamara gutera amagi ikayararira. Muri ubwo buzi bwo hepfo nimwe tubikorera. Inkoko irarira iminsi ingahe? Ninde muntu uzi igihe inkoko irarira kugira ngo turage? Inkoko irarira iminsi ingahe n'ubu izamura? Okay. Iminsi gahe? Mumukomera amashyi arabizi neza. Inkoko irarira iminsi 21 igaturaga. Noneho rero ubungubu iterambere ryaraje, dukoresha imashini kugira ngo inkoko ibe yashobora, imashini ishobora kuba yararira amagi menshi. Ahangaha ushobora gushyira amagi 1000, ushobora gushyira amagi 500, ushobora gushyira amagi 800. Nyuma y'iminsi 21 havuka inkoko. Murumva? Nyuma y'iminsi 21 amagi arimo hano, ino mashini irimo irayararira, havuka inkoko. Zamara kuvuka tukazirera hariya hepfo ngiye kubereka. Murakoze cyane bana bacu muri Kigali Children's Center. Kozamo neza Cedric, kozamo. Ngaho injira. Amagi n'ubundi ukagapfundikira cyangwa se ntugapfundikire, ukaza ugaterekamo hano. Harabura iminsi 2 kugira ngo inkoko zivuke. Amagi tuyavanye mu mashini, harabura iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe kugira ngo zivuke, ukayazana ya magi yawe ugaterekamo hano. Imaze guterekamo bucya mu gitondo ku munsi 21 inkoko zigenda zivuka. Iyo zimaze kuvuka zirubwana umeze gutya. Nko mureba ubu ngubu umaze iminsi 5 buvutse buvuye muri la mashini. Mwatubonye ntabwo murimo kureba ngo barabashaka kureba. Oya gitango iki? Imbata. Tuhafite dendo zagiye. Tuhafite inkwavu. Tuhafite inkwavu, ni ibikwavu byiza binini. N'ubwa mbere mubonye inkwavu? Musanzwe muzizi? Izi ni inkwavu z'ubwoko bwiza, ni inkwavu nziza cyane. Zibyara ibikwavu byinshi kandi zigakura zikaba nini cyane. Ni ibiri mu byo tworeye aha ngaha. Twabasezeranyije ko namara kubaka muzaza tukabaho. Imbata ngiye ziriya. Aha ngaha hasi hano mureba harimo amasamake. Harimo isamake z'ubwoko bwiza cyane, isamake zikura zikaba nini cyane. Twubatse ino nzu yubatse hejuru y'icyuzi cy'amasamake. Iyo inkoko zineye n'inkwavu zake. Tera natera mujye mwakira, tera byinshi. Tera byose dufate tera. Tera n'utundi bindi. Ivana girisoni. Tera. Okay, yamba urakoze cyane mama bwe nawe. Akantu tuzaniye. Icaremo hari abakunzi ba Kigali Children's Center. Uyu mu kanya gashize twari turi muri Kicukiro dusangira twifatanya n'abana bo muri Kigali Children's Center Kicukiro. Uyu munsi turi muri Rwamagana mu murenge wa Gahengeri, naho dufite abana. Ahangaha twaje kugira ngo dusangire umunsi mukuru w'amavuko wanjye, ariko turaganirize n'abana. Twagerageje guhamagara abana bake bashoboka kubera icyorezo muzi kizengereje isi.
ngira ngo n'ikiba gishize bose tuzabahamagara kandi Imana izadufasha. Kigali Children's Center ni umuryango ukorera hasi ya minisiteri bita Ndahe ni amagambo magufi avuga Nation Discipleship and Healing Enterprise International. Dukora ibintu bigera nko muri 3 cyangwa se 4. Dufite ikigo cy'abana nyine, abana dufasha baturuka mu miryango itishoboye, wenda babaye bari abo ku muhanda, batishoboye, imfubyi, abana bakennye, turabafasha. Tukaba dukorera muri Kicukiro, tugakorera no muri Rwamagana, kandi tukaba dufite muri Ndahe, tukaba dufite theology school, dufite ishuri ryigisha theology, dufite ma branch agera muri 5 mu Rwanda, tukagera muri Afrika y'Epfo, tukagera muri Burundi, tukagera muri Uganda, no muri bihugu duturanye byose tuhafite iryo shuri, aho twigisha abantu bifuza kuba missionnaire cyangwa se bavuga butumwa cyangwa se abapasteri kugira ngo bajye muri iyo mirimo barabyize. Dufite na House of Healing, dufite ahantu hanini cyane dusengera kandi tubonye Imana ikora imirimo ikomeye cyane. Dufite Bridge of Knowledge Academy, ni ishuri rya primaire na nasari. Imana ikomeje kudufasha kandi Imana ikomeje kubana natwe. Tukaba dufite YouTube channel bayita Ndahe TV, aho ngaho niho tunyuze ibiganiro byacu, cyangwa se mukabikurikirana kuri Kigali Children's Center, aho hose niho tunyuze ibiganiro byacu. Turashimana ko yabanye natwe, turashimana yuko tubonye kugira neza kwayo kandi ntacyo tuyishinja, twabonye Imana ibana natwe. Aha ngaha rero turi bahita muri Ndahe Zoo Farm, ni ahantu hari ubworozi bwa buri kintu cyose waba ushaka kureba waza ukakibona aha ngaha, kuko hari abana benshi cyane bo muri Kigali batazi n'inkoko. Hari abambwiye ngo hari abazi ko amata ava muri firigo cyangwa ava muri dairy hahandi bayagura, ariko ntabwo amata ava muri firigo cyangwa muri dairy. Amata bakama mu nka, bamara kuyakama mu nka bakayashyira mu gicuba, bakajyana muri Kigali, bakashyira muri firigo cyangwa muri dairy. So rero uko muzajya mudusura cyangwa mukurikirana channel yacu, muzamubona byinshi bitandukanye muri Kigali Children's Center, ariko binyuze muri Ndahe YouTube channel. Imana ibahe umugisha, muzamure ibiganiro kugira ngo bye, turabakunda. Okay, murakoze cyane.